Shalom shalom. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndifuza kuganira namwe muri aka kanya. Ijambo riri muri Matayo 21 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Haravuga ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa be babiri. Arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri ubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti data buja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Reka dusenge. Data, turagushimiye kubwira ijambo, turifuza ko rihindura imibereho yacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, buri muntu wese uryumva rihindura ubuzima bwe, rihindura amateka ye, mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Ndashaka rero kuganira namwe icyana cy'indogobe. Muri Zekariya ibice 9 havuga amakuru y'icyana cy'indogobe ko Yesu cyari gifite isezerano yuko kizaheka Yesu. Indogobe ni igikoresho cyangwa ni inyamaswa abantu b'igihe cya kera bakoreshaga nka transport y'iki gihe. Indogobe yatwaraga abantu, yatwaraga ibintu, yahekaga abayobozi, yahekaga abantu batandukanye, kandi yari inyamaswa iciriritse ariko ifite akamaro. Yesu rero iki cyana cy'indogobe Bibiliya ivuga ngo cyarakuze, gifite isezerano yuko kizaheka Yesu, kirinda kibyara. Kimaze kubyara Yesu araza, aravuka, akora umurimo yagombaga gukora. Amaze kuwukora, igihe cy'icyana cy'indogobe kiragera kuko yagombaga kujya i Yerusalemu. Bibiliya ikavuga ngo rero Yesu agitumaho, aravuga ati mujye mu kirorero murasanga icyana cy'indogobe kizirikanye n'iyayo, mubwire ba nyiracyo muti data buje niwe ugishaka. Rero buri muntu wese muri iyi si Imana yamwohereje kugira ngo agire umumaro runaka akora, kandi uwo mumaro runaka azakora Imana yateguye yuko uzahesha Imana icyubahiro. Rero nshuti yanjye, ndagira ngo cyambere ngo uhumurize, mubwire yuko wavutse kubw'umugambi w'Imana, ubaho kubw'umugambi w'Imana, ariko Imana irifuza kugaragarira muri wowe. Ntabwo tuzabona Imana ngo tuyibone muri karitsiye, ngo tuyibone aho ituye n'iki, ahubwo Imana izakorera muri wowe, tuzamenya yuko Imana ihari. Yesu ashimwe. Inshuti yanjye, iki cyana cy'indogobe ntikiburanyeho. Iki cyana cy'indogobe nticyavuze ibintu byinshi. Iki cyana cy'indogobe cyari kirindiriye igihe ngo nuko basasa imyenda mu nzira, barakiririmbira, baravuga ngo Hoziyana Hoziyana, hashimwe uje mu izina ry'Uwiteka, hashimwe uje mu izina ry'Uwiteka. Icyana cy'indogobe nicyo cyahimbye mashami. Inshuti yanjye, hari ahantu ubuzima bwawe buziriki, hari ahantu waheze, hari ahantu watinze, ariko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe ku buhanuzi bwawe bizasohore, yuko uzaheka Yesu. Ubuzima urimo gucamo, ingorane urimo gucamo, ni ikintu Imana yateguye kugira ngo igihe gikwiriye, isaha y'Imana ikwiriye, uzaheke Yesu, tuzabone icyubahiro cy'Imana. Yesu azi umudugudu utuyemo, Yesu azi umurenge ubamo, Yesu azi akarere utuyemo, Yesu azi intara utuyemo, Yesu azi igihugu ubamo, Yesu azi umugabane utuyemo. Ariko igihe yateguye ni kigiye kugera, ugiye kuziturwa. Hari abantu baboshwe n'amasezerano, hari abantu baca mu bibazo bikomeye kubera isezerano Imana yabateguriye. Isezerano rikabagerageza, umuntu agahora yibaza, ariko se kubera iki ngiye uca muri ibi bibazo, kubera iki rigiye uhorana ibibazo bimeze gutya? Ni isezerano. Icyana cy'indogobe hari bigenzi byacu byazakukire bikakibweka, ariko uzi Yerusalemu wowe, i Yerusalemu inzu zarubatswe, i Yerusalemu abantu baragenda, i Yerusalemu hari impinduka, ariko cyari kiboshwe kidashobora kugenda. Bibiliya ikavuga ngo cyari no ku muhanda. Ndabizi neza ko ibintu ucamo, ubuzima bwa buri munsi uri no ku muhanda, hari abantu bakureba, ariko uzi yuko uzirikanye n'ibyawe. Yesu aravuga ati nimukiziturane n'iyayo, kandi ba nyiracyo nibababaza mubavuga ngo data buje niwe ugishaka. Hari abantu batifuza yuko ubuzima bwawe bwavaho buri, ariko Imana mu cyubahiro cyayo, mu rukundo rwayo, izi saha yateguye kugira ngo icyubahiro cyayo
kizagaragare ku buzima bwawe. Uri indogobe Imana yifuza kugenderaho. Ubuzima bwawe bwaremwe kubw'umugambi, ubuzima bwawe bwashyizweho kubw'intego, kugira ngo abantu bose nibakwitegereza babone icyubahiro cy'Imana. Wari uzi ko uhetse icyubahiro cy'Imana? Wari uzi ko Imana irimo gutegura kugira ngo icyubahiro cyayo kizagaragarire muri wowe? Uyu munsi iyo tuvuze amashami twumvamo icyana cy'indogobe. Hari umugambi Imana yakuremeye kugira ngo igihe runaka, isaha runaka, icyo cyubahiro cy'Imana kizahishurwa. Ese icyana cy'indogobe witeguye kuba indogobe Yesu agendaho? Witeguye guca bugufi kugira ngo Imana ikorane nawe? Ako kazi ukoreramo, aho hantu utuye, imibereho yawe ya buri munsi, ugomba kuba uri umuntu uhesha data icyubahiro. Ugomba kuba uri umuntu igihe cyose atari wowe ugaragara, ahubwo wowe icyubahiro cy'Imana kikagaragara, wowe Yesu akagaragara, wowe ntugaragare. Twe turiho kugira ngo tugaragaze ubwiza bw'Imana. Ako kazi urimo nutanga serivisi nziza kandi inejeje Imana icyubahiro, abantu bose bazava ngo nukuri uriya muntu ahagarariye Imana. Ikintu cyazanye Yesu ni ukugira ngo icyubahiro cye kigaragare ku cyana cy'indogobe. Inshuti yanjye, ako kazi urimo, iyo mibereho urimo, uwo muryango washatsemo, abo bana wabyaye, ntabwo bakeneye Yesu uri kure, bakeneye Yesu uri muri wowe, uzagaragarira muri wowe. Bibiliya ivuga inkuru y'uko Yesu azabwira abantu ngo nimumve imbere nari ndwaye nimwangaburira, nari nambaye ubusa nimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe nimwansura. Ngo abantu babaze Yesu bati, se Yesu, twigeze tukubona ryari kugira ngo tukugaburire, kugira ngo tukwambike, kugira ngo tukwiteho? Yesu akavuga ngo ubwo mutabikoreye muri bene so woroheje, ninjye mutabikoreraga. Inshuti yanjye, turiho kugira ngo dutange serivisi kandi nziza kandi inoze, tugaragaza Imana mu mivugire yacu, mu mikorere yacu. Imana ikeneye yuko tuyigaragaza mu buzima bwa buri munsi. Uri indogobe Imana igendaho tukayibona. Bibiliya iravuga ngo nuko icyana cy'indogobe cyinjiriye Yerusalemu. Inshuti yanjye, hari amasezerano yawe Imana yakugeneye, kandi ayo masezerano agomba kuzura ariko Imana itanze itegeko ukaziturwa. Yesu azi ahantu uboheye, Yesu azi ko uboheye mu cyaha runaka, Yesu azi ko uboheye mu bukene runaka, Yesu azi ko uboheye mu mubabaro runaka, Yesu azi ko hari ibintu byakunaniye. Agiye gutanga itegeko, iryo tegeko niryo riri bukubohore. Hari abantu, Bibiliya iravuga ngo Yesu yohereza abigishwa babiri. Abigishwa babiri bisobanura umubare kabiri, usobanura ubuhamya. Imana igiye kohereza abantu babahamya ku buzima bwawe kugira ngo nawe ugire ubuhamya. Hari abantu Imana igiye kuguhagurukiriza ku buzima bwawe, baze bagukura aho hantu, baze bakuvuganire, baze bavugane n'ibyo bintu byaboshye ubuzima bwawe, ubohoke. Rero ndagusaba kutiheba, kuko igihe cyawe cyageze. Va mu byaha, rekura, hinduka. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo agukure mu bubata, ni ukugira ngo aciye iyo migozi ikuboshye, ni ukugira ngo akubohore, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Abantu ntabwo bakeneye Yesu kuko ntibanamuzi, ahubwo Yesu azagaragarira muri wowe, ufasha abantu, utanga ubuzima, aho ugeze uri umunyu, aho ugeze uri umucyo. Uyu munsi nugenda ugafasha abantu barwaye, uyu munsi nufasha imfubyi n'abapfakazi, uyu munsi nufasha mugenzi wawe, uyu munsi niwita ku bantu ukabaha serivisi inoze, ukabafasha, ukabazitura mu kintu runaka, nukuri uzabura indogobe. Yesu yiteguye gukorana nawe muri iki gihe. Haguruka, injira Yerusalemu yawe kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare. Bibiliya ikavuga ngo ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi byuzure. Ubuhanuzi Imana yakuvuzeho, Imana igiye guhaguruka muri iki gihe, igiye gutumaho abantu, igiye kumenya Imana izaho uri, izaho uhagaze. Izi ni igihe yateguye, igihe uzasohoreza misiyo waremewe kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Ntiwongere kwiheba, ntiwongere kwitinya. Muri wowe harimo imbaraga zigiye kugaragaza ubwami bw'Imana no gusakara ku isi hose. Yesu aguha umugisha. Fata icyemezo uyu munsi, Imana ikubohore mu ngeso runaka, mu byaha runaka, kugira ngo icyubahiro cy'Imana gihere ko gihishurwe. Imana iguhe umugisha.
reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, turagushimiye ko ugiye kutuzitura aho tumaze igihe. Turagushimiye mwene data unyumva, ugiye kuzitura imiryango, ugiye kuzitura ubuzima bwa benshi kugira ngo imbaraga zawe zigaragare, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Twinjiriye Yerusalemu mu mashimwe mu bwiza bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.